Ndabaramukije witeka duhire muhabwa ikaze mu kiganiro ubutumwa kiza mu minsi y'imperuka. Ni ikiganiro mugezweho na bene so b'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Gitondo shaka turebere hamwe amagambo aboneka muri Ezekiyeli 7 umurongo wa 10, 12, 25 ndetse na 27. Haranditswe ngo wa munsi ngo iraje igihano cya kirasohoye inkumi yagushibukiye ubwibone bukomezeho. Igihe kirasohoye umunsi ugeze hafi muguziye kwishima n'ubugoye kuganya kuko umujinya ugeze ku nteko za hose zose. Kurimbuka kuraje kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Ishano rizasimburwa n'irindi shano, inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakiriruka ku bahanuzi ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babure inama. Umwami azaboroga n'igikomangoma kizuzugwamo n'amaganya, kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa. Nzabagenzeza nk'uko imigenzereze yabo imeze, mbacira urubanza rubakwiriye, bazamenya yuko ari njye Uwiteka. Mbese ninde warutima? The truth is the truth, whether you like it or not. Tell the word of God to stand apart. This is revival and reformation. Mubaye Imana muhimbaza. Sandelo coming soon.